kandi twongeye tubwire abantu Donald Trump president wa Amerika icyo yavuze nkuko bisanzwe yakiriye Papa Leon XIV mu buryo bwe busanzwe bwo gutangaza amakuru binyuje ku rubuga rwe rwa Truth Social. Ati ndashimira Cardinal Robert François Prévost wagizwe papa, niko yavuze. Ati ni ishema rikomeye cyane kuri leta zunze ubumwe za Amerika, cyane ko ari we munyamerika wa mbere ubaye papa. Ati ni ibyishimo bikomeye kandi ni ishema rikomeye ku gihugu cyacu. Ati niteguye guhura na Papa Leon XIV, ndizera ko bizaba umwanya w'igitangaza, umwanya mwiza kandi wuzuye ibyishimo n'impura na papa mushya w'umunyamerika. Yego, reka tujye ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero hariya i Roma, aho Papa Prévost Leo 14 yarari ndetse asuhuza abakristo anabagezaho ubutumwa. Ange Subiro Tambineza ubu tuvugana niho herereye neza Tambineza, muraho neza aho ngaho i Vatikani? Ni Ferdinand. Yego, ubu tuvugana ni fatiranya ariko ari urusaku rw'isi. Yego, nacyo twagira ngo tukubaze ni bihe byishimo biri aho ngaho nyuma yuko papa mushya abonetse ndetse agasuza abakristo akanabagezaho ubutumwa. Okay, so ibyishimo bigenda bifata intera itandukanye, buri gihe kigira ibyishimo byacyo. Hari ibyishimo byo kwicara abantu bategereje umwotsi, batazi niba wirabura cyangwa wera, babonye umwotsi wera noneho haba ibyishimo byinshi. Ubwo binjira mu kindi cyiciro cyo kwishimira gutegereza, noneho umwotsi wabonetse, papa turamufite ariko ntitumuzi. Bakomeza gutegereza bamenye noneho izina rye ninde nuwahe, batabirukira kumenya amateka ye. Bamaze iminsi bavuga abapapa benshi, buri wese afite amatsiko y'uwo wenda yumvaga yifuza se, cyangwa se y'uwo nyine kumenya abantu bangana kuri abakardino bangana kuri abo babatoye. So icyo kikaba ikindi cyiciro. Papa noneho bigezaho aba annonce, mbese aravugwa. Habanje gusohoka mu by'ukuri abantu bari kuri Saint Pierre, niyo abantu bafite amakuru make asohoka. Bashobora kuba mufite amakuru menshi kuturusha kuko twageze hano. Ikintu cya mbere cyabagaho signal sinye yo kwakira reception kuri telefone ntayihari. Ubu nibwo bakibirekura ntayihari. Nta makuru twamenye, twabazanyaga bakavuga. Ange, none wowe wageze aho ngaho ryari? Je nageze aha ngaha saa 12:00 navuye ku kazi nyine, niyo gahunda umugoroba wose twazaga hano. Saa 12:00 zibura, noneho umwotsi uhagera nkihagera nyirimo kwinjira, ariko nageze muri Saint Pierre hagati. Ariko umwotsi wapfuye kuba ntiyagushobora kumenya abantu, umuturiste, umuturage, uwagendaga n'amabisi yagendaga ngo yahagaze, buri bose bataberekeza hano. Hahise twatangiye turi bake cyane ari ugutegereza umwotsi. Abenshi batekereza ko wenda ukinirabura abataraboneka. Ariko ijambo rivuga ngo umwotsi umwe urabonetse, buri wese yirukira hano. Rero bitangira kugorana. None twongeye kumenya amakuru aturuka hanze ku mateleviziyo cyangwa amaradiyo, kumenya amazina neza, amazina ye twayumvise byo basose baramuvuga. Nawe nyuma arasohoka aravuga ijambo rye, arivuga mu Gitaliyane. Hanyuma nyine abantu baramwishimira, imihanda yose abantu bose barishimye hano, amateleviziyo n'amaradiyo barimo barabaza abantu bahari, ukabona abantu bose barishimye nyine. Nubwo hari abantu benshi cyane abari hano nyine bari bamaze iminsi bavuga batekereza ko wenda bari umutaliyani, umwe mu bataliyani babiri bavugaga mu majwi cyane. Ariko nkuko mubizi nyine ni ibintu biba biri mu ibanga rikomeye kandi bizana no gutungurwa kwinshi. Yego, inzi ni abantu batunguwe, ariko abari bari hano batunguwe. Anyway, banezerewe. Banezerewe. Ange, nubundi wose papa no kubona papa nta kintu. Aho niho nashaka kukubaza, wowe usanzwe usengera aho ngaho i Vatikani n'ubundi. Ariko buri cyumweru bafite service y'icyongereza nyizamo 3:30, noneho asohoka gatoya nkitembereza kurindira saa 6 ko zigera. Kubera ko saa 6 papa avuga bayita Angelus. Buri saa 6 zuzuye, nta na rimwe ku cyumweru papa atabari hano. Abantu bavuye hano henshi cyane baje kumureba. Rero tumwumva hano buri saa 6, hanyuma n'ibindi gahunda nyinshi nk'iriya ya Pasika cyangwa ya Natale, kuvuka kwa Yesu. Noheli, sorry. Noneho Ange, nk'umukristo uri aho ngaho ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero, mu by'ukuri abarimo gutekereza iki nyine yari kureba papa imbere ye n'amaso?
umuntu uri aho ngaho kuri ubwo aba ari gutekereza iki mu by'ukuri ubwo urishyira mu mwanya we ubibona iyo abantu baranze amaso muri kariya kadirishya ahagararamo kaba kari no kure rero mama kari kure karitegeye ntabwo rwa ngo umwegereye cyane akenshi abantu bamureba ku masikirini ariko ukabona amaso yose atumbiriye muri ako kadirishya apfa guhinguka bafunguye gusa ukumva abantu bose ukabona ibintu bidasanzwe yaba ari umukatolike yaba atari n'umukatolike ubona ko ari umuntu uri sacré none se ntibiba bisanzwe koko ntabwo biba bisanzwe studi ntabwo biba bisanzwe ntabwo ari kubera ko mubona buri cyumweru ko mbona ko bisanzwe umuntu azana n'ibintu byo kugira ngo aheshe umugisha ntabwo biba bisanzwe kandi baba bahari nubwo hari abahoraho ariko baba baguma baza ari benshi batandukanye uyu n'ubundi ni umujyi touristique kandi kimwe byaba niyo byaba atari mu rwego rw'imyemerere kimwe mu bizana abantu i Roma nyine harimo no gusura Vatican harimo no gusura Saint Pierre nta na rimwe bigaragara nk'ibintu bisanzwe ubibona iyo asohotse aje kuvuga ukabibona yongera agiye kandi nawe afite ukuntu avuga ndimo umupapa narinzi uriya papa François afite ukuntu avuga yiyegereza abantu akabwira ati muryoherwe mwiriwe mu nsengere haba hari ikibazo tuzi mu isi akavuga ibyo muri DRC akavuga ibyo muri Yemen ibyo muri Ukraine akavuga ubuzima tuzi tubamo ukumva nyine ko akwegereye hanyuma ariko n'ikindi nakubwira kuri iyo ngingo abaturage batuye hano bo ni umuntu dufata sinakubwira ngo tumufata nk'umuturanyi tukamufata nk'umuyobozi ni perezida w'iki gihugu niba ariko nabyita ni umuchef d'etat ya Vatican yego afite titre nyinshi ni chef d'etat ni umukuru w'igihugu ni umukuru wa kiliziya ni umukuru wa kiliziya mu isi akaba n'umushunga umwepiskopi wa diocese ya Roma none akaba n'umuyobozi mu busanzwe uba confidere mu byanya byinshi mu bya environnement mu bindi ashobora guhitamo bitari bya kiliziya urumva afite yambaye ingofero nyinshi cyane zituma umuntu wese ashobora kumwibonamo urwego yaba arimo rwose ikindi ubona ni uko ntabwo umurebera mu gihugu ntumurebera mu rurimi avuga ikiza ni uko hano bose bavuga ikilatini cyangwa igitaliyane ariko indimi zo baba babitranslatinga mu ndimi zose urebye kuri website cyangwa ku ma radiyo na televiziyo wowe se ko ugihari nawe urahaguma ni amahitamo yanjye yo kuba ngiye gutaha kubera ko nzana buri mugoroba najyaga mpatinda kubera ko hari ibyo dutegereje ariko ubu ngubu igishyika nta kigihari papa yabonetse hagati yo kubona umwotsi no kumubona kuko twategerejeho gato urumva harimo kwambara harimo gutegura harimo bya bindi byose mwibaza bishoboka no gutegura ijambo rye ntabwo ngiye ku bwanjye dukomeze gutegereza yego wese papa ariko abantu basura bameze nk'abaturiste bazi ko ejo bazataha cyangwa abo ngo baraguma hano rwose ntabwo hajya bagira ngo abantu baba bari ku izamu basimbura ntabwo hajya haba ubusa hajya haba vide papa se waracyahari muracyamura imbere yanyu cyangwa we yagiye oya papa amaze kwinjira papa yinjiye yasohotse aravuga arongera arinjira turamusezera dusezera bamukomera amashyi barinjira n'abandi bakardino bari bahagaze hari andi madirishya wenda batabereka ku ma televiziyo andi madirishya ku mpande harimo abakardino benshi bahagazemo nabo bahise binjira nyine binjiranye nawe birafunze baracyari muri icyo kizu ariko ntabwo ubundi barasohoka bakongera bakagaruka mbere y'uko conclave itangira ubu rero nubwo conclave yarangiye baracyarimo ndabibona neza ibyo byo ndabibona neza ko batarasohokamo baracyarimo bose none ubutumwa papa atanze busize iki aho ngaho mu mitima yanyu aho ngaho muri ya ambiance ariko no kutabasha kubyumva neza mu majwi y'abantu bari gusakuza bamwishimiye bamuha amashyi umuntu ntabyumve neza ntabwo umuntu arakorana yize neza wenda yongeye yumve nk'ijambo rye nyuma atuje ariko yagarutse ku bintu by'amahoro yavuze ijambo ku bwanjye numva wagira ngo rirasubira yamuragwa mu ntege ubutumwa papa Francis yakunze gutanga kandi nawe ubwo yamugarutseho kenshi yavuze amahoro yavuze urukundo yavuze kuba hamwe yavuze isi y'amahoro mu by'ukuri ni umujyi umwe niko nibaza ibindi wenda tuzagenda tumenya ibyo ari byo n'amadoctrine buri wese afite n'ibyo washyize imbere mu by'ukuri we nk'umuntu nka mu gitaliyani bamwita ngo ni Leone Quattordicesimo we nk'awo ubwe nyine afite ibyo azashyira imbere ariko
ibyo yavuze ubu ngubu urabona ko bikiri mu mujyo w'ibyo kiliziya yari irimo n'ubundi. Anje Subiro tambi neza twavuganaga uri aho ngaho neza kuri Bazilika ya Saint Pierre aho ngaho neza papa yarari. Urakoze cyane ubwo tuzongera tukuvugisha. Murakoze. Yego. Konafo. Ni Ange Subiru tambi neza twavuganaga ari i Roma, twavugaga n'ubundi cyangwa se turacyavuga kuri papa umushya watowe Leon 14 yabaye umukardinal mu 2023 abigizwe na Papa François, anashyirwa ku mwanya ukomeye cyane w'umuyobozi w'ishami rya Vatican rishinzwe abepiskopi rigenzura cyane cyane itorwa ry'abepiskopi bashya. Nubwo atajya avuga byinshi ku bibazo bikomereye kiliziya gatolika cyangwa se ibyihura nabyo, hari aho imyemerere izwi. Papa mushya bivugwa ko ahuje cyane icyerekezo na Papa François kubirebana n'ibidukikije, kubyitaho, kwita ku bakene ndetse no kwimukira. Mu 2024 yigeze kuvuga ko umwepiskopi adakwiye kwitwara nk'umwami utuye mu bwami bwe, nawe ashyira imbere birebana no kwiyoroshya. Yanashyigikiye cyane imyumvire ya Papa François ijyanye no kwemera ko abagatolika batandukanye cyangwa se bafite ibyo nimwe na rimwe byo kiliziya itemeraga mu myaka ya kera, bakwakira Eucharistia ntagatifu bajya bayihabwa. Ariko kandi kubijyanye n'icyemezo cya Papa François cyo kwemera ko abapadiri baha umugisha abaryamana nabo bafite ibitsina bimwe, we yagaragaje ko atabishyigikiye cyane nk'uko Papa François yarabishyigikiye. Minisitiri w'intebe wa Espagne amaze kuvuga ko Papa Leo 14 akwiye kugira uruhare mu bijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.